kenshi na kenshi kuba inganzwa bishobora guterwa n'ibintu nka bitatu. Icya mbere bishobora guterwa n'ubukene, abasore bariho ariko ntaki. Kabiri bishobora guterwa n'imiryango umugore yaturutsemo, ko ati twebwe abantu b'abasindi ntitujye twemera kuyoborwa di, witonde hamwe. Nubwo umugabo yaba akanga, simubazi, akaba ari nka diregiteri w'ikigo, akaba akanga ku murongo, ariko yagera iwe akicara hasi. Umva ko abagabo twashize, abagabo rero twebwe mpagarariye abagabo twanga abagore bagira akajagari. Aba bose ndababeshyeye rwose, niba municira ngo guti rwose turabanga. Bateke wakubasa kandi kazu ko nta mugabo ukora akazi ka nijoro ari kumwe n'abana ngo sabange, ngo nabo ngo bajye bumva bakuri. Kandi wasanga hari abagabo ahanga amara nk'imyaka 5 atarabwira umudamu w'izina ijambo ryiza, gati mugore mwiza uraho, ikibasumba aho ruzingiye, mabuja, sheri, shushu, kidamu cyanjye, yo icyuki. Kandi mukabibwira ba nyina mama wanjye ku muhanda di, bamwe bagenda bameze baryo, uti mbona uri mwiza, uri umukobwa mwiza. Kandi gitangaje, iyo uyu mugore yamaze kwibonera agashara ku muhanda agawa n'undi mugabo hesha mbona uri umugabo mwiza, ufite n'amatuza, aterura ibiti se, ufite n'ubwanwa bwiza bw'uruziga rwose, uzi ko wagira ngo uri King James yo Imana yakure. Umuntu w'umukristo wambwiye ngo mwari ari nk'ibikunzi, ugafata abarokore bacu abagore ukabagurana ukabaha abagabo b'abapagani, ngo bahaye abeza abiri baba bamaze kubakura amenyo. Turagira ngo tuganire intego nayihaye mwarimu wacu ugiye kutwigisha uyu munsi, nivuga uruhare rw'umugabo n'umugore mu kubaka urugo rukijijwe. Niyo ntego ari buze kubigishaho. Nagize n'amahirwe nsanga nawe ariyo akunze kwigisha. Ndagira ngo tuganire mu magambo makeya. Harabambwiye ko ikaramu itukura itarimo kugaragara, ndagira nzivanga. Kandi igishaka si uko bigaragara ku kibaho, ahubwo icyo dushaka nuko bigaragara iwacu. Uruhare rero rw'umugabo n'umugore mu kubaka urugo rukijijwe, hari ubwoko bw'imiryango ngiye kubabwira gusa, ibindi bigendanye n'isuku no kubaka n'iki byose n'akazi ka nijoro mu bashene naraza kubivugaho bihagije. Niko kandi abantu benshi bamwumvije ngo akazi ka nijoro ntikakigenda neza. Reka twiganire ibyo mu ngo ziwacu. Ubusanzwe umuryango ugizwe n'abantu batatu, murabyemera? Uwa mbere ninde? Ni umugabo. Uwa kabiri ninde? Ni umugore cyangwa se ngo ni umudamu. Hanyuma uwa gatatu ubwo ni abana iyo bahari. Bari ku buryo Imana yabikoze, Imana yakoze ku buryo umugabo n'umugore bagomba kubyara. Iyo betabaye bari ikindi cyo gusengera. Siko mubizi. Abantu rero batatu ngiye kwihuta, we bamaze guhura bakora umuryango, famille cyangwa se family. Uyu muryango ndashaka kujya mbereka ko nubwo tubana n'umugabo we mubana no kwa nyoko bukwe, ariko dufite imiryango itandukanye. Ariko Imana yo ishaka ko tugira umuryango umwe. Umuryango wa mbere rero tugira mu ngo zacu, n'igihe mahita muyinyereke wanyu, ni umuryango witwa urwego. Uruki? Simuruzi amatendero. Uyu muryango w'urwego kenshi na kenshi ugizwe n'umugabo n'umugore n'abana, ariko aho utandukana n'indi miryango ugira umuntu umwe twita rwego cyangwa mukarwego. Ubu umeze gutya, ubu uri mu byo twakwita nka piramidale, ugenda uzamuka, ariko boss ufata umwanzuro akaba yicaye ahangaha. Wenda umuryango reka tuwite izina mutagira ahangaha, reka tuwite umuryango wa Katareha cyangwa se Katarayiha. Iyo Katarayiha abonye ubushobozi, abonye imbaraga, akaganza, aba boss. Ariko iyo Katareha bamuganjije, uwo hejuru ahangaha dukunda kumwita mukarwego. Mu muco nyarwanda bari mukarwego, ubwo niwe muyobozi. Ariko reka twe tumwite wenda Kebicenye, cyangwa y'umuntu uvuga mu izina Kebicenye. Kebicenye rero iyo ayoboye urugo, hano hasi abari abana, kandi abana bahabwa raporo na Kebicenye, hagatanga hitaboneka inde umugabo. Nanditse ngo muhita mubibona. Simuri kubyumva? Nimutekereze mu miryango yacu. Sinabwo ko ndi kwihuta.
mwatekereza ko umuryango ubu ngubu umeze sawa? Umuryango wa Kabicenje na Katereha ubu ni sawa? Mu muco baravuga ngo umugabo yari iki? Ngo ni inganzwa. Ubwo ni ijambo rya mbere mu nyunguye. Uyu mugabo bamwita iki? Inganzwa. Hano barahari Paul, twasaba kwihangana. Uyu mugabo, uyu mudamu Kabicenje niwe muyobozi, ni gavana, mbese ni umuyobozi. Niyo yavuze ngo umunsi marya kawunga na automatic mana kawunga. Ubwo muri abanga bari utaha nijoro. Ari Kabicenje mubwiye mukoresha amazina. Ari Kabicenje na Katereha utaha nijoro. Yitwa Katereha. Katereha we urumva ni hano usanga dufite abagabo no mu itorero ryacu, Imana izabadufasha nibaza muri paruwasi yacu. Ugasanga umugabo niwe yamabyi y'abana, niwe usasa, niwe ujya gukura ibijumba, ugasanga Kabicenje abayica avuga ati ngiye mfite boss ariko bura ni ngiyobora. Kenshi na kenshi kuba inganzwa bishobora guterwa n'ibintu nka bitatu. Icya mbere bishobora guterwa n'ubukene. Abasore bariho ariko ntaki, umugabo utagira amafaranga y'umudamu akora ntihaboneke Yesu. Ibi mu mashanyarazi aza kwivuga bihagije. Ubukene uyu mugabo ahita abinganzwa. Kabiri bishobora guterwa n'imiryango umugore yaturutsemo. Ko ati twebwe abantu b'abasindi ntitujye twemera kuyoborwa di. Witonde hamwe. Simubizi? Ku buryo umugore nimuvuza abari isasu nyine. Pote wa mugore waciye bugufi. Ngo ngewe ngo barakubeshye bari ngo wambonye inkusu. Undi barambwiye kabogo muri abana babandi. Wese uri umwana wande. Ubukene ikindi bitewe naho umuntu avuka. Avuka gatatu abaho n'amarozi. Turanabyemera. Ibyo mwita ngo isombe. Ngura mugongo wamuhaye agasombe. Murakazi? Murakazi? Mu Kinyarwanda mubyita ngo ni inyi. Se ko mutinya kuzivuga. Nta barokore bazigira Yesu yaraje. Inzaratsi rero nihute umuryango ngurangize. Uyu muryango ngurangize. Reka turebe ingaruka mumfashe kandi z'uyu muryango. Niba umugore Kabicenje ari umuyobozi w'urugo, anga akaba ari kwa pasitore akaba ariho duhera. Abadiyakoni abakristo muzakigwa neza nimujyayo. Kabicenje iteka ryose arayoboye niyo abashyitsi baje bagati umva mu butware. Akasha avuga mu izira. Umvase. Dore abashyitsi bawe baje jya kuzana icyayi. Nge byambaye rimwe tugiye ahantu umukozi w'Imana rwose ari umuyobozi ariko umudame nga kutwake bati mutwara. Yicaye agira gutyo. Ati waye abantu icyayi. Wende reka kakiduha. Arakizana teremosi yuzuye. Arangije kwitereka ngo madingo witonde ko ntago n'abana banjye bari banywa icyayi. Yari afite abana nka 12 abashyira ku murongo. Teremosi nko mubizi muri abanyarwanda yadukwira. Ibyakurikiye singe babivuga. Abarokore n'abana beza. Haleluya. Hanyuma rero Kabicenje si umugore arayoboye. Katereha yemeye kuyoborwa kubera ko ari muri Yesu. Nagira neza. Hari n'igihe aza kwa pasiteri kurega ati buriya Kabicenje yarananiye. Kabicenje ati ngiye batiye pasiteri ntabwo warutuze. Ati wacu niko tumeze turayobora. Ati na mukuru wanjye. Ati nuko umugabo wari umuyobozi ari igitifu. Ati maze igitifu yaremeye. Ari mpamvu muzasanga ngo nyinshi nubwo umugabo yaba akanga. Simubazi akaba ari nka diregiteri w'ikigo. Akaba akanga ku murongo ariko yageri wakicara hasi. Umva ko abantu abagabo twashize bakatareha Paul ngaho icyambere ibibi. Hari ibyiza by'umuryango wenda birashoboka ko mwavuga ariko hari n'ibibi. Ibibi icyambere ni ikihe? Nimumfashe. Uyu muryango uzatera imbere. Umuryango wa Katereha na Kabicenje uzatera imbere. Kubera iki? Uyu muryango uzagira ubukene. Si ubukene? Impamvu uyu mugabo azakora yiganyira. Muzana abantu bari no mu nama. Saba umugabo mutwuri mu maguru. Sanga ari gusinzira. Yewe hari n'abagabo ajya gutura ituru akajya kujya ka Kabicenje ngo ambara ukamagana biri koko. Simubazi? Kabiri gatatu kabiri. Uyu muryango uzahora niki? Inonganya irakoze mada wagira ngo ari umuryango uturanye na umeze ko. Wagira ngo umuryango azi. Simwahise muyibona muri aho mutuye. Gusa mu rokore ntayibamo.
intonganya. Ikindi se mwambwiye n'urupfu, urupfu ntirushobora kuzamo. Umunsi Katareha yaje yanyweye kanyanga, azavuga ati ndakwica njye mu rukomo. Se ashaka kuza urupfu. Buriya n'abagabo benshi bakunda kwigaranzura abagore, aramwica akazafungwa, niwo muti. Ariko byo ni mu bantu badakijije. Hanyuma kane, ahantu hahora icyitwa amakimbirane. Nubwo umugabo ari isombe ariko yazamuye umutwe ariko coro ndakwemye n'ubundi bw'inteka bwose ko barabimbwiye ko mpamuriye, ariko yine mu gitondo akongera agashaka ikindi gitagashyiraho. Amakimbirane. Nibankireho ikindi gipapuro mfata undi muryango. Amakimbirane. Mumfashe Diako mushyire ikindi hano ngungureka. Uyu muryango rero barimo gushyiraho ikindi gipapuro. Uyu muryango w'urwego turamutse tufite mu itorero, hari umudiyakoni cyangwa se umujyenama cyangwa se umuririmbyi, uwufite twaba twaragendesheje. Iyo pasiteri ahamagaye abagabo ntabwo uyu mugabo ajyaza. Uzi ngo yaza ndarengeye nyine, kandi ushobora gusanga avuga ngo nare wenyine iryo joro nta na gahunda banafite. Reka da wagize ngo abangaba bapfa kugira gahunda iyo bishatse mu karwego, ariko ati ntashye umunsi ngaho. Kenshi na kenshi icyo ntanditse, uyu mugore kuba ingare ke bicece akunze kuba aca umugabo we inyuma kenshi na kenshi. Simubibona? Kuko uwe mu rugo ameze nk'iki, ari hasi cyane. Yamubwiye ngo uri subona uri umugabo, ubwo abatagiye icyatumye avuga ngo ubona uri umugabo rero nicyo gituma umugabo inganzwa nyine. Ubwo nyine ntabwo yujuje ibyangombwa byo kuba umugabo, ariko ashobora kuba zira bwitonzi bukabije, ashobora kuba zira uko wenda we atagira amahane, ariko iyo miryango iteye. Reka mfate uwa kabiri, umuryango wa kabiri cyangwa se famiye ya kabiri. Hari abambwiye ko umutuku utarimo kugaragara. Umuryango wa kabiri, ubwo mugende mutekereza, murambwira umuryango wanyu mukanya. Umuryango wa kabiri ni umuryango w'Akajagari. Agaki? Akajagari rero wa mugani wa Akajagari. Dore ukuntu uwo muryango umeze. Ubu umeze nk'uri ku ruziga, ariko ahantu hose abagiye hari amarembo. Umuntu yinjirira aho agize ate? Aho si nk'ako ko bagira umuyobozi. Hano hashobora kuboneka gore cyangwa Abagabo, turimo kwandika mu magambo makeya. Hano hakaza n'abana. Mwabonye mu Kajagari? Mu Kajagari rero, nimba umugore atekereje kujya i Bugande ahita acana akigendera. Mu gitondo umugabo yabyuka ati kandi ngiye ndimo kureba nkasanga ndagiye aramba, ahita yigira hehe? Abana yabyaye b'abakobwa banyu ba Nyiramariza na ba Mukamana na ba Julienne, agati ngiye mfite agasore karimo kundambagiza gatuye Bungwe, yigira ibungwe. Umwana w'umuhungu ushobora kubona ashaka ikiraka arigira nawe wenda ibyumba mu isoko kurema. Ikibazo bazajya ni kumugwa bagiye gutaha, nta saha bagira. Sakajagari uje mbere ashobora kuzana kawunga, siyo turi kurya muri iminsi, akazana ikiro kimwe cy'akawunga. Ati rero shingiye ukuntu tuvukana turi benshi, reka mbashyira akawunga. Sagize neza bose wagiye yaramba, ese koko nabira byana byose nabyaye ngenda ubusa, nawe akazana ikiro cy'akawunga. Wa mugore wenda nawe wigiriye mu kabari kwinywera rimwe, atega shati kawunga yigurisha bati ni 430, bati leta nkunganiye raje niyo ziri kugura. Ati munyihere inusuda, nundi hahaha Abagabo niko bambwiye, akaza inusu y'akawunga. Iyo bageze ahangaha saa moya zo ku mugoroba bose bafite akawunga, iyi kawunga bazayingoma igikoma, bazayishigisha bayirisha igikoma. Si ikibazo? Si imiryango si muyizi? Donc umwe akora ibye. Ahangaha abikitwa liberalisme, umuntu arigenga cyangwa se libertinage, ni uburenganzira burenze. Kandi namwe mufite abantu bameze baryo. Umwana ataha saa 5 ugakingura, ni Akajagari nyine. Bivuze ngo ahangaha hote tureba umugabo witwa Katareha, niyo mujya turimo kwifashisha. Nimba Katareha ahangaha atari inganzwa, ibyitwa responsibility cyangwa se inshingano byaramunaniye. Ari hahandi usanga abana bacu b'abahungu batagihanwa n'ababyeyi, mukaba dutezwe nk'abapastori. Ngo se ngo pastor ngo uzamanire ngo yaraniye. Namwe mudufashe muri ababyeyi. Ni gute nzahana umwana w'umukobwa w'imyaka 23
wanzaniye ngo mbwirize agakizwa karera kunaniye. Simubafite kubera iyo uciye ahanga ugiye aramba undi akagira iryumba mwese mutasambiriza ijoro. Hari umwana umwe mbwe mukuwa ngo ariko ngo ubundi mwari ngo dutahakare ngo kumbona ngabagore ngo batango saa 3 ngo n'abagabo ngo urise ngo tuba turi twenyine ngo ku muhanda. Bivuze ngo nimba hano harapfuye icyitwa responsibility, inshingano, responsibility mu ndimi z'amahanga, icyitwa inshingano nimba zarapfuye, imiryango yacu yarasenyuze. Mugabo ufite ububasha uhabwa n'Imana ari buze kwivugura inyuma yanjye bwo kurera uriya mwana nk'umwana uzaza ejo, ndetse n'ibihano biremewe. Reka mpite mbabaza ko abana bacu bose bishingira, bakishingira ngo bafite imyaka itaragera ku myaka yagenwe na leta 19 na 20, ko tubaca mu muhanda saa 2 na saa 3 z'ijoro, iyo bageze mu ngo mubakorera iki? Murahana, murakubita cyangwa murarebera? Murahana? Hagira umugabo nsubiza, murahana? Hanyuma afande avuze ngo barahana. Hanyuma murahana? Niko bimeze? Buhinga niko bimeze na Cyumba? Cyumba mutambeye. Murahana? Maye dufite n'ababanze kubananira. Mumaya murahana? Bana basanga bari mu cyayi. Nimba ari abana batunareka nihute, izi responsibility zamaze kutunanira, nimutegereze ingaruka. Reka turebe ibi birero. Ni ibihe byo muri umuryango? Uyu muryango abadiyakoni bazabasura mu gihanda babasangeyo. Iyo mugiye kubasura bakabona nka diyakonaje, umwe itaca hano. Ngo abadiyakoni baje wacu da, undi agacanga. Wa mukobwa nawe ugiye abati basaga bagiye kumpagarika buriye, nawe agaca mu gikari. Ugasa nta bantu bari. None nyakuba pasiteri umuryango tuzovanamo icyacumi. Kandi ari akajagari. Uzi ko umuryango wiba n'ibishyimbo. Iyo byeze umugore ashyira mu gitenge akajyana kwatanga. Ati wanguriye mwana ati harimo ingemere ebyiri hano. N'umugabo yamucunze ashyira mu gafuka. Simubizi? Ndabazi namwe nimujye munduye. Gusa ariko ahangaha nta bantu. Kabiri, uyu muryango ikindi kibi cyawo ni ikihe? Ubu si umuryango bakwakira abashyitsi. Ubwo se murumva iki? Uyu muryango ubwawo ntago bagira amahoro. Kuko kenshi na kenshi abashyitsi baje baguha n'amahoro. Sibaza ijambo ry'Imana baranabatuza. Ariyo mpamvu uzi ko dufite imiryango mu rusengero aho umugabo ategura gushima Imana, umugore atabizi. Mujya mubibona ngo mwana ndashima Imana akinjira. Haleluya. Madamu tese wowe ntabwo urashima? Ngo ntabyo yambwiye da. Aho umudamu ategura gusengesha umwana ku meza umugabo adahari. Mujya mubabona bagusengera wenyine uri umupfakazi. Atari umusirikare, atari umupolisi. Umubano wabo rero nawo abari ntawe. Reka nihute. Uyu muryango w'Akajagari ntabwo ndibuze kuwutinda, reka nigire ku miryango myiza ndabizi niyo mukunda. Kenshi na kenshi nawe ushobora kuzatungurwa no kubona hashobora kuboneka urupfu. Kuko hari igihe umugabo azarambiwe akajagari kaba mu rugo. Ijambo rya mbere azataha mu rugo asange inkoko ziyara muri saro. Mujya muzibona? Kandi ubu leta yo muyaciye kutuwana amatungo. Ugasanga inka yabyaye bayiraza mu nzu. Ati njya akajagari ndakarambiye. Ugasanga amasafuriya nayo ari muri saro. Natwe ari ngo twe dusura ariko hano mushobora kuba mudahari. Ugasanga rwose ntago wamenya saro n'igikoni. Warebye wawe? Abagabo rero twebwe mpagarariye abagabo twanga abagore bagira akajagari. Aba bose ndababeshyeye. Rwose niyo municira ngo guti rwose turabanga. Ijambo rya mbere ntago bagira isuku. Ahantu hazaboneka isuku, ahantu haba umwanda. Ubu harageze kugira ngo twirinde n'indwara zino za mibe n'izindi, ariko bigende mu byo dukora. Ugasanga umuryango nta karema k'igikoni bagira, ntibagira agatara k'amasahani n'ibindi byose. Ndagira ngo mbafashe nihute. Reka naniyarikiye nari ku muryango wa gatatu. Birakwiriye ko tugira umuryango utari uw'akajagari, utari n'uw'urwego. Sereka mbabaza aho tugeze. Ari umuryango w'urwego n'akajagari, umwiza n'uwuhe? Nawe uwawe se n'uwuhe? Reka mbaho wa gatatu. Uwa gatatu ni umuryango ufunze.
cyangwa se ni famille fermée, umungo se kwaze imifaransa ufunze, umuryango ufunze. Uyu muryango ufunze, hano hari umugabo, hari igihe wawe ukurikije, hano hari umugore, hano hari abana ba Kibusuri, ba Bushombe na ba Kankwanzi, de ntababibereye. Ariko umva ikibazo uyu muryango ugira, ushobora no gusanga rwose niyo bagiye mu nzu baba bameze nk'abantu basesera, bo mu buryo turabyita iki, mu buryo bw'imitekerereze. Imana irakoze cyane, mu buryo bw'imitekerereze barafunze. Uyu muryango leta ihora irwanaho ngo bazane mitiweli, yego. Uyu muryango iteka ryose uruvuga ngo twebwe ngo turifashe di, twarihaye kandi twebwe tubona bacyaba twe twarihaye, nta muntu dushaka kwaza ni wacu. Uyu mugabo afite inzu y'icyumba kimwe na saro, urumva ntabashye umufundi ahubwo nta yindi nzubaka, ngo ngewe ngo hapi ngo bateke wakubasa kandi kazu ko nta mugabo ukora akazi ka nijoro ari kumwe n'abana ngo sabange ngo nabo ngo bajye bumva bakuri. Tekereza umugabo utekereza gutyo, kandi ubu harageze kugira ngo munamenye gutandukanya inzu y'ababyeyi n'iy'abana. Yego, wasanga araho mucyara mu nzu zimwe, mugende mwubaka izindi nyaboneka mutazatuma bari abana batu si mwabyumvise? Ndabakunda mwabyumvise. Umugore rero bitewe nuko nabafunze mu mutwe, yamubwiye bati wa mugore ntago ari uko abandi bagore bambara, ntago ari uko abandi bagore bambara. Umugore yambara igitenge, agakaraba, agakuba imyate, akajya ahandi agaragara neza, avuga ngo mwitore ngo ngewe umuryango wacu ngo turihagije. Donc aho refitiye confidence, yihagararaho. Uyu naba ari umuririmbyi muri kwari ba dirigente mudirije, iyo umukeza ku ntebe ya mbere ngo akore ritime, aravuga ngo ngewe ntago nakunda kuva, utijya ku ya gatatu aravuga ngo wapi mukaye ntago ari yasko cyangwa se yenyeko di, ngo witonde. Nameze nk'ingaje ngo maze n'umugabo wanjye arabizi, kuko wacu nta muntu tuvugiramo, twega abasindikazi da nandi mazina bagenda biyita. Ona ko byatwafegitinze, byatugizeho ingaruka no mu rugo no mu itorero. Uyu mugore wo mu muryango ufunze iteka ryose abafunze. Hanyuma rero zimwe mu ngaruka zizabaho kuri umuryango ufunze, nta terambere ryaboneka. Hari terambere ryaboneka? Iterambere ntaryo, ntaryo pe. Kabiri, uyu muryango bagira amahirwe yo gukora ubuvugizi, kugira ngo wenda umuntu abahe nk'inka, nkagira inka ya gahunda ya leta yaje, waze ngo umuryango wapfa no kwiyemera ntabwo twe ntabwo tworora inka ngo maze ngo ziyarushya. Uzi uyu muryango ikiri kiwuranga, kandi dufite n'abarokore bameze batyo. Imana itubabarire, ntago ajya mu nama ya gitifu no mu masibo n'iki ngo ngo twe ntabwo byorokore tubigenderamo. Mwajya mu nama mutashye muvuga ngaho wakigira mu byi, kandi umuryango barakora, ariko bakora ibyabo bonyine, nta terambere bagira. Hanyuma ikindi kigendanye no gufunguka, baba bafunze. Ku bagabo ni ikihe kizaranga uyu mugabo mu muryango ufunze? Mwambwiye mwa bagabo ko ntawe mufite wenda mwebwe. Dufashe Theo, nta nama yemera, Imana iguha umugisha. Emmanuel, uyu mugabo mu muryango ufunze, kuko atemera inama. Mwarimu, gutaguka mu bitekerezo, ibyitwa imitekerereze, abafite icyo twakwita nk'inarirye. Donc we yihagazeho. Mu bagore ni mumbwiriye umugore, umukecuru mama ndakubaha cyane. Uyu mugore wo muryango ufunze tuzamusanga ameze ate? Ngo azahora atumvira umugabo we. Aba bana bo muryango ufunze bazayakwiga, bashaka kuzayakwiga bagira nko mu wa kane bakarivamo, kandi ahangaha dufite ababyeyi abana banyu bavuye mu ishuri. Uzi ko ushaka kuviturwa ku miryango yanyu? Nibankire ikindi kimwe no kuturangiza, wenda mushyire hejuru y'iki ngiki. Uyu muryango rero ufunze mu itorero ryacu watugiraho ingaruka. Nimumfashe, ari umukristo uri mu itorero ryacu, ari diakoni na diakoneze, cyangwa se nanjye ndi mwarimu n'umudamu wanjye, dufite umuryango ufunze, byatugiraho ingaruka.
uyu muntu yaduhize imana ryo kwakira abashyitsi mwaka igihumbi ngo ariko ngo bayajyana hehe ngo madango twitahire rata bakice bakayakwinywera ubushira. Urumva ko tugendesheje tubuza umuntu mu bugingo ariko tumubuze no mu mirimo. Uyu muntu yatanga umusanzu mutekerezeho, ariko ibi ni byinshi. Ubu se ari umuryango w'Akajagari n'uw'urwego turi kuri Katare hareke bicenje, ayema kebicenje naza ahangaha na Katare hakaza hano, umusanzu umuryango mwiza ruhe muri ngiyi nawe ubwo se wanyu n'uwe. Reka mbabwire uwa kane wa nyuma dusoze. Umuryango wa nyuma ni umuryango ufunguye. Umuryango ugize ute? Uyu muryango ufunguye rero wo umeze gutya, sikoye ngo zashize maraho umeze gutya, nabo bakorera ku ruziga, ariko kenshi na kenshi muri umuryango ufunguye umugabo ubwo ni twavuze ni Katareha n'umugore n'abana bubwabo, ikintu cyose bakoze bakoresha icyitwa ubujyanama. Ubuki iyo umugabo yicaye kaba ngo tugiye kugura isambu, amanza kubaza umugore. Mu gihe mu Kajagari ujya kumva ukumva isambu bayigurishije utabizi. Mwarabibonye? Inka ni bayitwaye ntubizi, kakundi ko bayishore ngo nka ko bagiye ngo kandi nanywaga amata, atuma di ngiye kugura isambu bikagenda ureba. Mu Kajagari kandi umugore n'abahari yacu umugabo inyuma agafata nk'inama akayizitura ngo niyo nakuye iwacu. Kandi gitangaje abagore bese mwicaha ngaha mwarasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'iki y'amategeko. Ugasanga hari umuhoro w'umugore n'umuhoro w'umugabo, hari telefone z'abagore n'iz'abagabo, ibyo ntibivugaho iki. Ariko mu muryango ufunguye ariwo muryango twakwita ko ari umuryango mwiza, reka mbiceho n'akarongo, w'abarokore buzuye umwuka wera. Haleluya! Umugabo yagiye gukora ikintu cyose aricara akajya n'umugore inama. Uzi ko dufite abagabo mu Rwanda bajya kwaka credit inguzanyo, umugore atabizi, ka 500 atakira sinya, ati sinya kebicenje sinya vuba niwanga ndakumena umutwe, ati mama se agashwarangura nubwo asinya utabishaka ariko nta kundiye n'Akajagari. Izo ngiro ntimuzizi. Hanyuma rero umuryango ratufunguye abantu bemera kujya inama, ndetse n'abana umva ntabareshya, n'abana bamaze kumenya ubwenge. Wa mwana imyaka 16 bamubwira icyo bagiye gukora. Uzi ko dufite abantu hanga mwicaye aho umugabo agenda akagura televiziyo akayivana i Kigali, umudamu n'ikintu abiziho, ati se kari cyo se cyo kintu wateye n'igihe n'igihe batanakiza akayona igisimba turwo rureba arimo abantu birukanka, ati nuruki umva mugore wa muturage we nazanye televiziyo ubu naguze TV ya baba nubwo guze TV ntabwo mabuja bishakaga. Ariyo mpamvu zimwe hagira ikintu kuma ngo cyarahiye ngo televiziyo ngimbe bazarayiriye, ko muzi ubwenge televiziyo imbe bazayiriye bwa kuko ikintu umugore yanze n'Imana igira ite. Hari umugore ngenda akagura inka y'ibihumbi 600 atabwiye umugore, yamara kabiri ati kandi nabivuze inka baze kandi inka ayitunga urutoki, hashira iminsi 3 bikarwara ikibagarira kagwara igifuruta bakaba bati inka yapfuye. Umugore ati mbivuga sinabivuze mbikubwira banga kungisha inama nanjye ndori barayihamba kandi do ntabwo turyaho 300 ntiyagiye. Nuko habuze inama yo muri umuryango ufunguye. Ubundi ugiye rwafi rw'umuryango ufunguye y'umugabo agiye ku kazi abwira umugore ahagiye, utubyo n'ubuganzwe nimba uri umugabo utavuga aho ugiye ahubwo uri umugome, uko suguyeyo ni handa azagera mu rukomo wa mu telefone se boss muri hehe ngo ubundi mu maye. Hari umuririmbyi aririmba ku cyumweru tuzajya mu ijuru bagenzi mwihangane ubutumwa bwarapfuye niba utabasha kubwira umudamu ahantu ugiye yewe ashobora kuremo n'uburara ahubwo. N'uyu mudamu ntabwo ajya kuruhushya mu muryango udafunguye arigendera, ariko uyu mudamu witonda mama kebicenje ahubwo ati boss mwaramutse, kandi uyu muryango mu gitondo
mwasuhuza nundi zika abantu barana kayengo banashwanye mwakabyuka agenda arambwita ngo guturumbuka ndagacanga ariko umugabo ati umugore mwiza waramutse mudamu ati yego mugabo mwiza kandi wasanga hari abagabo ahanga amara nk'imyaka 5 atarabwira umudamu w'izina ijambo ryiza gati mugore mwiza uraho ikibasumba aho ruzingiye mabuja sheri shushu kidamu cyanjye yo icyuki kandi mukabibwira abanyina mama wanjye ku muhanda di bamwe bagenda bameze baryo uti mbona uri mwiza uri umukobwa mwiza kugeza ubwo umugabo agera ubwo yita umugore mwizina na mama runaka yabirambirwa akamata ku kintu ariko yegeye wamwise sheri wawe ko imisi yaba yicumara arabiheruka aberuka mu mpepere muvuge mutima nishimwe abagore muheruka sheri mugira muti haleluya yamawe wabonye ubwo se abaderuka sheri umva ko atari kibazo wese ba boss barazibimye mama abagabo se muheruka amagambo meza mugabo mwiza ikibasumba igitego mu bagabo yo nkubuze napfa uri imana yangiye ya kabiri ni bande muberuka mutere haleluya kandi gitangaje iyo umugore yamaze kwibonera agashara ku muhanda agawa n'undi mugabo hesha mbona uri umugabo mwiza ufite n'amatuza aterura ibiti se sha ufite n'ubwanwa bwiza bw'uruziga rwose uzi ko wagira ngo uri King James yo Imana yakure rata narahubutse warahubutse nyambimenya ariko ntacyo tuzongera ndangiza rero uyu muryango ufunguye ni mugiye kumbwira ibyiza hari bibi bagira ibibi kuko abangaba bemera n'abashyitsi baragendererwa bemera kujya inama niba amahombi abasuye kavuga ati kuki umwana yavuye mu ishuri babyumva vuba sibabyumva bagahita bamusubizayo pasitori yaje kubasura na mwarimu uyu muryango bakira n'abashyitsi uzi ko hari imiryango ujye muri bakwakira umuryango ufunze bateka icyayi cy'ikisi ngo bisambo gusa uyu muryango w'Akajagari uyu nguyu ugiye kubasura ugira ngo ubasabire nk'umugisha ubasengere wababona bahita bacaho wikanga ko pasteur yaje waje pasteur ntabwo aryana ngaho mumbwira ibyiza by'umuryango iterambere Imana igumugisha mu roko agira umugore umbwira ibyiza by'umuryango uyu mugore yabona igitenge amahoro wagira ngo wawe ni kumeze tu Imana igushyikire gatatu abadamu mumbwira manye giyo natubwire umwe cyangwa babiri uramubye uri kundeba ari kure natubwire uyu muryango ufunguye ni ibihe byiza byawo wow abashyitsi baraza mu Kajagari mwajyayo kandi ngiye kurangiza rwose pe mahombi mutubwire uyu muryango ufunguye Fidel nta kindi uri kubona Posiya turakwakira mu izina rya Yesu uyu muryango ufunguye kandi nze ko nawe ukunduje twarabisangiye uyu muryango ufunguye ni ikihe kiza cyawo ubukungu kwa kwaye n'umucuruzi ahita avuga ubukungu buriyongera siko bimeze jari winacyo ushinzwe bigisha n'imishinga abangaba abana bariga dore ni mwarimu mu musubize yongera bigisha inyuma yanjye mutubwire bacuranze umuryango ufunguye nubwo muri kureba mwihengeze bwose baba intangarugero havamo bagenama intangarugero muri hanga niko ndi kwandika ndiye ngo mbere uko ndangiza nagira ngo nubundi mbakumbuze ko umushyitsi twatumiye aje kudufasha kwiga ibyo dusanzwe tuzi ndagira ngo mbabaze kandi munsubizo mugani umuririmbyi haracyariho ibyiringiro yuko imiryango uwo twatangiyeho n'uwa mukarwego murawibuka wa mukande karwego uyoborwa n'umugore ariko ashobora kuyobora n'umugabo ariko akaba ari we rwego utanga amabwiriza gusa kabiri ni umuryango w'Akajagari handi nyine umuntu akora ibisi aba ari kwandika mu bitahane gatatu ni umuryango ufunze aba nyine bafite kode nako mukongereho baba bafite kode mu mitwe yabo hanyuma kane ni umuryango ufunguye wemera kujya inama
muri imiryango yose mwabonye nuwe muryango wo kwifuzwa? N'umuryango aho dutuye se, iyi miryango mujya muyibona, imiryango ifunguye mujya muyibona? Iracyahari? Iyo umugabo n'umugore bumvikana n'abana baririmba no muri repetition w'abakirisitu, irahari? Imiryango y'akajagari se mu barokore turayigira? Ni mikeya. Arambwenge baho yose. Umuryango ufunze turawugira? Ndengo mbere ko dusenga Imana mbabazi, mubona hari amahirwe, iya impedo chance, hashobora kuboneka amahirwe make yuko umuntu w'umuryango ufunze twamukurayo, uwo mu kajagari twamukurayo, uwo muri wa muryango twabonye wundi urwego w'inganzwa twabakurayo, tugafata umuntu w'umukristo wacu, haleluya, twamufata tukamuzana mu muryango ufunguye byakunda. Niyo mpamvu Yesu kenshi na kenshi ntibazababeshye ari ubuganzwa, ari akajagari, ari ugufunga mu mutwe. Ikintu cya mbere cyafunzwe ni ibitekerezo. Kuko hari n'igihe niyo umuntu wo mu muryango w'akajagari abaye n'umukirisitu akabagira akajagari, ushobora kuba n'umudiyakoni akabagira akajagari, umuryango wawe wananiranye. Ndaya ngo rero Imana ibahe umugisha, kandi niba mwize mukamwumva hari ikisomo rimaze, ndaya ngo dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ndagira ngo mbere ko dusenga Imana rero babaze ikintu kimwe, muransubiza? Nimba turi abakozi b'Imana, turi abarokore, birakwiriye ko abana bacu baba mu buzima bwo guhora bahangayitse? Birakwiriye? Ubu hari amakesi menshi, nabonye umugabo bari bamenyeho amazi ashyushye hano i Kigali, muzi umugabo ejo bundi bishe umugore, murabyumva cyane. Hano Rubaye niho ejo bundi umugore yishe umugabo, batatu bakurikiranye. Ngiye nyoboye amatsinda hanzanga ibyitwa sociotherapy, tubona n'ingo z'amakimbirane, abantu bica abandi. Uretse Imana, reka mbwira akantu kamwe ndangiza. Hari umuntu w'umukristo wambwiye ngo mwari ari nk'ibikunzi, ugafata abarokore bacu abagore ukabagurana, ukabaha abagabo b'abapagani, ngo bahaye abezi abiri baba bamaze kubakura amenyo. Barabeshya? Umugore w'abagore, mbese abagabo twabaye dutya, kandi n'umudamu wanjye wishema ngaha. Ariko muhumure, niyo mpamvu twiga. Niba wajya gunubiko utanabizi, umugabo n'umutware n'umuki. Abagore muvuga ngo ni iki? Se ko muvuga buhoro, rahira ko atari bamubarwe ba mukarwego. Umugabo ni iki? Imana ibamugije ngo zamura ikiganza. Niba ugize icyifuzo cyo kugira umuryango nk'uyu nguyu, ubwo ndavuga ku muntu wumvaga hari bitagendaga neza, zamura gutya. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje. Itorero ritangira umuryango. Tudafite imiryango myiza ntitwagira itorero. Turagushimiye ku bw'abakristo bangana batya, abagabo n'abagore wahamagaye ukabararika kugira ngo baze. Tubonye umuryango w'akajagari, ibintu byarapfuye mu kajagari. Tubonye umuryango w'urwego, abagabo bamwe babaye inganzwa, ndetse ni ba nyanda rwemeye bitakagombye, kuko mu mateka y'isi azitwa umugore kuko yakuye mu rubavu. Azitwa umugore iva and forever, isi zarinda irangije akitwa umugore. Hariho n'imiryango ifunze, dufite abantu batumva mu buryo bw'imitekerereze, kandi ijambo ry'Imana riratambuka bakaryumva, abahanuzi bagahanura. Ariko turakwinginze nk'Imana ishobora byose, utugirire neza, uduhe umugisha muri uyu mwaka 2020. Nibura abanyarwanda turifuza kugira umuryango mwiza urimo ubusabane hagati y'umugabo n'umugore. Isi yose turifuza kugira umuryango mwiza. Mwami, umuntu wese akeneye kugira umuryango mwiza, tukagabanya impfu z'abagore biyahura, z'abagore bica abagabo, hakoreshejwe ibyitwa ngo ni inzaratsi kandi ari uburozi. Uzadukundire, unadukundire uyu munsi imiryango tuva ahangaha tugize imiryango myiza. Turagushimiye ko ubyumvishe, tubyambaje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha.